ubusore n'igihe cy'ibirori, waba umaze gukura n'igihe cy'intambara, wagera mu busaza n'igihe cyo kwicuza. Musore ngaho b'amaso umwanzi ararekereje, ashaka kugutsinda muri iki gihe cyiza. Bakonona ababyeyi n'umuremyi bakubure. Rubyiruko ubusore n'igihe cy'ibirori, waba umaze gukura n'igihe cy'intambara, wagera mu busaza n'igihe cyo kwicuza. Musore ngaho b'amaso umwanzi ararekereje, ashaka kugutsinda muri iki gihe cyiza. Bakonona ababyeyi n'umuremyi bakubure. Abateraguye inyuri n'amazi abakuru, bakirundurira mu mudendezo bari basonze, kandi nararibonye aba ni nke mu by'ubuzima, bari bakeneye abajyanama batabayobya, aribo jambo ry'Imana ndetse n'ababaruta. Benshi bakomerekejwe n'ibyo bishoyemo, ariko barumuna babo ntibabibona, kubwo kwiyiringira nta somo bakuramo. Babuze amakenga yo kubabera umurinzi, binezeresha ibinezeza by'uburyo bwose, babona akaga kabugarije bakaguyemo. Benshi bakomerekejwe n'ibyo bishoyemo, ariko barumuna babo ntibabibona, kubwo kwiyiringira nta somo bakuramo. Babuze amakenga yo kubabera umurinzi, binezeresha ibinezeza by'uburyo bwose, babona akaga kabugarije bakaguyemo. Abateraguye inyuri n'amazi abakuru, bakirundurira mu mudendezo bari basonze, kandi nararibonye aba ni nke mu by'ubuzima, bari bakeneye abajyanama batabayobya, aribo jambo ry'Imana ndetse n'ababaruta. Umusingi ushizeho mu gihe cy'ubusore, ugena kuzatsinda cyangwa kuzagumba, ku buzima bwawe bwose bw'ahazaza hawe. Gahubaka neza ahazaza hawe buri munsi, Yesu akubera ibuye rikomeza imfuruka, aguhishe mu mudugudu we w'ubuhungiro. Umusingi ushizeho mu gihe cy'ubusore, ugena kuzatsinda cyangwa kuzagumba, ku buzima bwawe bwose bw'ahazaza hawe. Gahubaka neza ahazaza hawe buri munsi, Yesu akubera ibuye rikomeza imfuruka, aguhishe mu mudugudu we w'ubuhungiro. Abateraguye inyuri n'amazi abakuru, bakirundurira mu mudendezo bari basonze, kandi nararibonye aba ni nke mu by'ubuzima, bari bakeneye abajyanama batabayobya, aribo jambo ry'Imana ndetse n'ababaruta. Reka dushimire Imana cyane muri kano kanya Imana iduhaye ko kongera kwiga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro. Rero tugiye kwiga ijambo ry'Imana, ariko abadukurikiranye kuri channel y'ivugurura n'ubugorozi turabasuje bose mudukurikiranye. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Rero mbere yuko twiga ijambo ry'Imana muri kano kanya, reka tubanze dusenge. Turagushimye, turaguhimaje Imana ikomeye kubw'urukundo rwawe rwakomeje kubana natwe. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro.
tugiye kwiga ijambo ryawe tubara ibyahanamo tugisha byatumenetseho maze amazina yacu akomerezwe mu gitabo cyacu cy'ubugingo. Tugiye kwigana ijambo ryawe nabo waremye abari hafi na kure, uhere imitima kwakira ijambo ryawe, twese uzaduha amaherezo meza, tubisa twizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero reka twongere tubasuhuze tugira tuti Uwiteka aduhire. Uwo mugiye kuganira nitwa Tugane Yesu Rure Joseph, tukaba tugiye kwigana ijambo ry'Imana muri aya masaha mu nsanganyamatsiko yacu itubwira ngo uburezi umusingi w'ejo hazaza. Uburezi, reka twigane iryo jambo ritubwira ngo uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Rero nta kindi turaza kureberaho, ni ijambo ry'Imana, nta handi turaza guca, ni mu ijambo ry'Imana. Nuwo mutwe w'amagambo tuza kwigana, uburezi umusingi w'ejo hazaza. Turajya muri Bibiliya, tuje mu gitabo cy'imigani, igice cya 22 umurongo wa 6. Haranditse ngo, menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Amasomo y'ingenzi dukura muri iri somo nuko icya mbere, uburezi butangirira mu rugo, si mu ishuri. Icya kabiri, ababyeyi n'abigisha ba mbere, abana n'abanyeshuri Imana yabahaye. Gatatu, umuryango wubaha Imana urera abana babo neza. Kane, iyo uburezi bushingiye ku ijambo ry'Imana, umuryango urakomera, n'igihugu kigakomera, n'isi igakomera muri rusange. Ibyo bintu bine nibyo bigize umusingi, cyangwa se uburezi ariyo musingi w'ejo hazaza. Iyo turera abana tuba tubashiraho fondation ikomeye cyane yuko bazabaho ejo hazaza, bakigirira akamaro, bakakagirira imiryango yabo, naho baba, n'abaturanyi, n'igihugu muri rusange. Rero niyo mpamvu bavuze ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Mu kumenyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, dusabwa kumwigisha ibintu 7. Icya mbere ni ukumwigisha kubaha abantu no kubaha agaciro no kubumvira. Ibyo muzabisoma mu Mubare 19:32. Reka ndisome. Abalewi 19 umurongo wa 32, maze twumve 19:32. Abalewi haranditse ngo, ujye uhagurukira umeze imvi, wubaha umusaza, utinye Imana yawe, ndi Uwiteka. Icya mbere abana bigishwa ni ukumwigisha kubaha abantu no kubaha agaciro ndetse no kubumvira. Icya kabiri nibyo bise maîtrise de soi, ni ukumwigisha kwifatira ibyemezo. Icya gatatu nibyo bise principe de la santé, ni ukumwigisha ihame ryo gufata ubuzima bwe neza. Icya gatatu nibyo bise être serviable, ni ukugira icyo amarira abandi, bakiga inshingano zabo, bakagira icyo bamarira n'abandi bana mu gihe bafite ibibazo cyangwa se bagowe n'amakene atandukanye. Icya gatanu ubigisha kwera, yo c'est la pureté. Abana ukabigisha gusangira n'abandi, ntarye wenyine, kugira ngo mu gihe azaba akuze azagira icyo amarira abandi, mu gihe azaba afite ubushobozi bwo gukemura amakene y'abandi. Icyo nacyo ni umusingi ukomeye w'ejo hazaza umwubakira. Icya gatandatu ni ugutoza umwana kwiyoroshya, humilité.
ni ukumutoza kwiyoroshya. icya karindwi ukamutoza kwiyanga no gukunda abandi. ngibyo ibintu bigaragara mu burezi wigisha umwana kugira ngo umusingi w'ejo hazaza uzabe wubakitse neza. niyo mpamvu biri tubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. muri Zaburi 78 reka twumve uko atubwira umurongo. Zaburi 78 umurongo ni uwa 5 ndaza gusoma. haranditse ngo turageza umurongo wa 7. kuko yakomeje guhamya mu Bayakobo, yashize itegeko mu Bisirayeli, iryo yategetse ba sogokuruza ngo babibwire abana babo, kugira ngo abigihe kizaza bazabimenye, nibo bana bazavuka ngo nabo bazahaguruke babibwire abana babo. birumvikana cyane ko abana bagomba kwigishwa amategeko, bakigishwa amahame, bakigishwa gahunda y'urugo, bakigishwa ubuyobozi, bakigishwa inshingano zose, kugira ngo ibyo bigiye mu bwana nabo bazabibwira abandi, nabo babibwira abandi, kugira ngo icyo gisekuruza kizabe kizima, uwo muryango uzabe muzima. niyo mpamvu ngo menyereza umwana ni ukumenyereza kwigishwa akaba muzima, haba mu rugo, kugira ngo naho aziga naho azajya azaba afite umusingi muzima. rero mu gitabo cy'imigani reka turebe icyo ijambo ry'Imana 29:15. reka twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Imigani 29:15 haranditse harya hati: umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. ntabwo inkoni ariyo wabanziriza, ariko mu gihe cyose umwana yakosheje asabwa guhanwa. niba ari inkoni biri wamubwiye cyangwa 3 kazimukubita, birumvikana cyane. umunyafu no gucyaha byigisha ubwenge, ariko umwana bandaritse akoza nyina isoni. rero uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. niyo mpamvu mu gitabo ndaza gusomamo muri Luka 2:52 haranditse ngo: nuko Yesu akomeza kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. wango yashimwe akomeza kugwiza ubwenge, ari iwabo mu muryango, ari mu baturanyi, ari nabo hirya y'iwabo. abo bose bamenye imico ye. bitewe nande? ababiteye ni bande? uwifuzwa ibihe byose. paje ndaza gusomamo cyane ni ya 42 amabyiruka ya Yesu, l'enfance de Jésus. haranditse ngo inyigisho za Yesu ntabwo yazikuye mu mashuri y'isinagogi. nyina niwe wabaye umwigisha we wa mbere wo mu isi. Yesu yamenye ubwenge bw'ibintu byo mu ijuru abyumvanye nyina, no mu mizingo y'ibitabo by'ubuhanuzi. ariko bibero bya nyina yamwumvanaga amagambo yari yarahaye Abisirayeli kera, ayanyujije mu kanwa ka Mose. hanyuma nabwo ntiyagiye mu mashuri y'abigisha b'Abayuda. inyigisho yari kuvana kuri iryo riba ntabwo yari ayikeneye, kuko Imana ubwayo ari yari umwigisha we. birumvikana ababyeyi bafite uburezi mu biganza by'abana babo. niyo mpamvu ngo na Yesu uburezi bwa mbere yabukuye ku biro bya nyina. aramwigisha, amwigisha kubaha Imana, amwigisha ko Imana ari imwe, amwigisha amategeko yayo. ibyo byose arabimenya, yigira ku biro bya nyina.
muri iki gitabo nanone ku ipaje ya 66 reka mwumve uko hatubwira uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Paje 66 haranditse ngo mu bwana bwe ndetse no mu mabyiruka imico ye yari itangaje. Uyu ni Yohana cyane. Icyo nicyo gihe akwiriye gutangira ukwitegeka iruhande rw'umuriro no kumeza mu muryango hakurwa imbaraga kandi ingaruka yazigumaho iteka ryose. Niyo mpamvu turwiga ngo uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Uretse impano za kavukire, imico yakirwa mu myaka ya mbere y'ubuzima yerekana niba umuntu azaba umugabo agatsinda ku rugamba rwo mu buzima cyangwa se agatsindwa. Amabyiruka nicyo gihe cyo kubiba imbuto, nicyo kigaragaza uko umusaruro umeze mu mero y'ako kanya ndetse n'iyahazaza. Birumvikana iruhande rw'umuriro ku meza uko umwana yitwaye, uko yifashe, niko n'ejo hazaza azaba ameze. Rero niyo mpamvu batubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo. Mu gitabo ndaza gusomamo cyitwa Urugo Ruhire. Urugo Ruhire ku ipaje nshaka cyane ni paje ya 48. Haranditse ngo wowe mubyeyi menya ko ubusore no kwiyumvisha bitazira rimwe. Uburezi ni umwuga wo kuyobora umuntu umuvana mu butamenya no kurinda abana amafuti yandi mwene muntu ahora ahanganye nayo. Umuyobora mukuri mu gukiranuka ndetse no mu byiza ni ukumukorera umurimo wo guhagurutsa ibyiza bimurimo, bigakura bigakorera hamwe kandi bikagera ku rugero rushitse kugeza ubwo agira umwete wo gukora neza mu by'umwuka, mu by'umubiri, mu gutekereza no kumenya kuvangura ibyiza n'ibibi. Hepfo hari utuntu ugomba kwitondera iyo urera abana. Igihe urera abana bakunda kurakara, wowe hari ibyo wirinda. Ni ibintu 10 wirinda niba ukunda kurakara kandi ukaba uri kurera abana. Icya mbere, wirinde kwifata nabi. Igihe urera abana kandi ukaba ukunda kurakara, icya mbere wirinde kwifata nabi. Icya kabiri, ntukavugane ubukana mu gihe urera. Icya gatatu, ntukabihinyurishe kubahinyurisha kubigana. Ibyo bari kuvuga nawe ukabigira ntabwo ari byo. Icya kane, vuga kandi ibyo uvuga n'ibyo ukora ubivuga n'imbaraga n'umwete atari ukurera abajeyi. Icya gatanu, ufata imyanzuro idahindagurika. Icya gatandatu, jya uganira n'abana bawe mushyikirane buri gihe. Icya karindwi, ni byiza kwiyoroshya bakagushyikira. Icya munane, girira umutekano mu rugo iwawe. Abana babona umutekano iwawe, wumve ko ahantu bahakunze. Icya cyenda, bizatera abana kwishimira mu muryango. Icya 10, ntugatuma abana bawe bashidikanya kubakunda. Ngibyo ibintu 10 igihe urera abana ariko ukaba ukunda kurakara, wowe ibyo wirinda nibyo kugira ngo icyitegererezo bagukuraho batari kuzagukura icyitegererezo kibi. Birumvikana cyane. Niyo mpamvu buryo umwana ashobora kuba umunebwe abitewe n'ibintu bine. Ubunebwe akaba yabiterwa n'ibintu bine. Icya mbere, yabiterwa n'imirire idafite intungamubiri. Kabiri, yabiterwa n'igikuriro cyihuta gica intege umwana. Gatatu, umwijima urwaye utera umwana ubunebwe. Icya kane, kuburindurwe mu maraso no mu mihore. Rero bantu b'Imana, uburezi ubwabwo ni ukubwira uwurera. Education vient du verbe éduquer. Ni ukubwira uwurera ngo mera nk'ukomeze. None ubwo umwana wawe wowe koko ababyeyi bakurikiye Imana mu burezi. None ubwo urukumva imico waho umwana ariyo Imana yazi gahagarara ikaba yamuha.
cyangwa ni ukumurera n'ubukana, kumutuka, inshuro, imishinjo, urutoto. Ibyo ntabwo bikwiriye mu rugo. Rero bantu b'Imana, turi kwigana insanganyamatsiko ngo uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Niyo mpamvu ugomba kumenyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Reka turebe mu Bakolosayi, twumve icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Reka turebe uko ijambo ry'Imana ritubwira. Abakolosayi 3:18, inshingano y'aburugo. Bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko bikwiriye abari mu mwami wacu. Bagabo namwe mukunda abagore banyu, ntimubasharirire. Bana 20, mwumvira ababyeyi banyu muri byose, kuko ibyo ari by'umwami ashima. Abefeso 6:1-3 haranditse ngo mubumbire mu mwami wacu. Hari entre parenthèses bivuze ngo iryo ni ryo tegeko rya mbere ririmo isezerano, kugira ngo urame. Icyo ni icya mbere kandi ubona amahoro. Contraire y'ibyo ni uko iyo umwana tubashya ababyeyi abura amahoro, kandi n'iyo abaye mu isi abaho nta mahoro afite kandi ntarame. Umvira so wakubyaye mwabana mwe, kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru. Ngaho byanditse mu Migani 23. Reka turebe Imigani igice cya 23. Reka turebe uyu umurongo wa 22 turageza 25. Umvira so wakubyaye, kandi ntugahinyure nyoko ageze mu zabukuru. Gura ukuri ntuguranure, gura ubwenge no kwigishwa n'ubuhanga. Se umukiranutsi azishima cyane, kandi ubyara umwana ufite ubwenge azamwishimira. So na nyoko bishime, kandi utere nyoko wakubyaye kuvuza impundu. Rero uburezi ni umusingi w'iterambere cyangwa se w'ejo hazaza. Muri Timoteyo twihute turebe urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, icyo yamubwiraga ni ikihe. Timoteyo n'urwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 4. Nibuka amarira yawe, ngakumbura kukureba ngo nuzure umunezero, kuko nibutse kwizera kutaryarya kukurimo, kwabanje kuba muri nyogokuru Loyisi no muri nyoko Unike, kandi nzi neza yuko kukurimo nawe. Nicyo gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanjye. Uko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Harimo ijambo ryenagendereye. Yabanje gushimira nyina Unike na nyirakuru Loyisi, bari barareze Timoteyo. Hari naho yageze muri Timoteyo 3:15. Mwumve 3:15 aramubwira ngo urwa kabiri, kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Aha Pawulo yashimiraga ababyeyi bareze Timoteyo, bari abakristo uhereye mu buto bwe, kuko ntabwo Pawulo wundi yamenyanye na Timoteyo wabo i Lusitira, ariko muri 64 niho bamuteye amabuye. Timoteyo amubonye avirirana niho yamenye ubutumwa. Pawulo nyuma yaho niwe yasuye urugo rw'aba Unike na Loyisi, aje kureba Timoteyo, ariko ashimira ababyeyi bamureze uhereye mu buto. Igitabo kivuga ko hari yari afite nk'imyaka igera muri 15, Pawulo akamujyana mu murimo, bituma inararibonye yari afite Timoteyo imugiramo. Birumvikana cyane, ariko yashimye ababyeyi be bamureze uhereye mu buto. Bibiliya iravuze ngo nshima cyane nyogokuru Loyisi na nyoko Unike ko bakwigishije iby'umwuka iby'Imana, bituma Pawulo ashima ababyeyi be
aho gushima Timote yashimye ababyeyi be. Rero bantu b'Imana, uburezi ni umusingi w'ejo hazaza, kurera uburema, uburema kugira ngo ibyo umuteramo nibyo azakurana. Birumvikana cyane. Rero yaramushimye, yashimaga ababyeyi be kuko bamureze, arabwira ati uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukungura ubwenge. Uburezi rero ni umusingi w'ejo hazaza. Timoteyo yabaye umukuru w'itorero rya Efeso kubw'uburezi yakuye ku babyeyi be. Birumvikana. Hano turaza gusoma undi murongo mwumve icyo Bibiliya ibivugaho. Yesaya 54:13. Yesaya 54 umurongo wa 13. Reka turebe. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Amen. Imana yacu, buriya urugo rutagira ijambo ry'Imana, urugo rutagira amasengesho mu gitondo na nimugoroba, urugo rutarimo kuganira, ababyeyi ngo baganiza abana babo, urwo rugo ni ikibazo gikomeye cyane. Haranditse ngo abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera. Amen. Ijambo ry'Imana rero riri kutubwira ngo uburezi ni umusingi w'iterambere w'ejo hazaza, kugira ngo tuzagere ku ijambo ry'Imana. Muri Yosuwa 24:15, kuko Yosuwa ngo yakoreye Imana n'abana be n'urugo rwe, aravuga ngo ariko ngeweho n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ni bamwe muzakorera izindi mana birabareba, ariko ngewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Urugo rutarimo gusenga kw'abagize umuryango, hôtel du foyer, igicaniro cy'umuryango cya mu gitondo na nimugoroba, ngo bige muganire, ngo ntabwo aho Satani azahaba. Mu gihe cyose mu ijambo ry'Imana kandi amajwi mukaganira, bizatuma abana babakuraho icyitegererezo cyiza. Rero bantu b'Imana, ijambo riri kutubwira ngo uburezi bwiza ni umusingi w'iterambere. Mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi, 505, reka ndebe miri jambo shaka cyane maze ndisome. 505 haranditse ngo Imana yari yarategetse Abaheburayo kwigisha abana babo ibyibasaba no kubamenyesha ibyo yakoranaga n'ababyeyi babo byose. Yari imwe mu nshingano zihariye umubyeyi wese yabaga afite. Iyi nshingano ntiyagombaga kuba yahabwa undi muntu mu mwanya w'abandi bantu. Imitima yuje urukundo y'ababyeyi yagombaga gusohokamo amabwiriza agenewe abana babo. Ibitekerezo byerekeye Imana byagombaga kujya bivugwa mu byo banyuramo byose mu buzima bwa buri munsi. Abavuduwa nabo bigishaga abana babo, bakabigisha agaciro ko guceceka ndetse no kwihangana bakiri batoya. Imirimo ikomeye Imana yakoze ubwo yacunguraga ubwoko bwayo ndetse n'amasezerano n'umucunguzi wajyaga kuza, byagombaga kujya bisubirwamo kenshi mu ngo z'Abayisiraheli. Ugeze mu rugo jya ubwira abana ngo itegeko rya 5 rivuga ngo iki, itegeko rya 4 rivuga ngo iki, irya 7 rivuga ngo iki. Ngaho mbwira amategeko 10, ukababwira bakayasubiramo, akagira mu misokoro, mu bwonko akabarimo, yaba aryamye akayatekereza, ukaribigisha nk'uko bikwiriye. Haranditse ngo imirimo ikomeye Imana yakoze ubwo yacunguraga ubwoko bwayo ndetse n'amasezerano n'umucunguzi wajyaga kuza, byagombaga kujya bisubirwamo kenshi mu ngo z'Abayisiraheli. Gukoresha imvugo igereranya n'ibishushanyo byatumaga ibyo byigisho bishinga imizi mu bwenge bw'abana. Ubwenge bw'abana bwatozwaga kubona Imana mu byaremwe no mu magambo yahishuwe. Inyenyeri zo mu kirere, ibiti n'uburabyo byo mu gasozi,
imisozi n'utugezi byose byavugaga umuremyi. Umuhango w'ingenzi wo gutamba ibitambo ndetse no kuramya byakorerwaga ku buturo bwera, n'amagambo yavugwaga n'abahanuzi byose byahishuraga Imana. Nguko uko Mose yigishirijwe mu rugo rwa Gikene i Gosheni na nyina, ni nako Samweli yigishijwe na Hana wari wuzuye kwizera. Niko byagenze kuri Dawidi ari mu misozi y'i Betelehemu, niko byabaye kuri Danyeli. Ubunyage butaramutandukanya n'ababyeyi be, ubwo burere kandi nibwo bwaranze imibereho yo mu bwana bwa Yesu Kristo ari Nazareti. Luka 2:52. Inyigisho nk'izo nizo Timoteyo akiri umwana yahawe na nyirakuru Loyisi na nyina Eunike cyangwa se Unike, bigishijwe ukuri ko mu byanditswe byera. Amen. Uburezi rero ni umusingi w'ejo hazaza. Ukurera umwana ubumutoza ibyo n'ibyarya, kuko n'ibyarya nuko umugaburira niko azaba. We are what we eat. Abantu baba ibyo bariye, tuba ibyo turya. Uko umwana umugaburira amasaha, ukaje umutoza kwifatira ibyemezo, ye kuja arya ngo arenze mbiga, ukamureka akifatira ibyemezo, ukamureka uti ndagutumye, ukareba igihe arazira, ukamucyaha bitewe, ukaje umureka nawe akifatira ibyemezo. Uko niko umureka ukamurera, ahacyashuka ahakosheje ukamuhana. Uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Rero bantu b'Imana, byumvikane ko Bibiliya ikitubwira nuko abantu bagomba kwita ku burezi, kuko uburezi uburerera igihugu, uburerera abana ejo hazaza. Mu gitabo cyitwa, reka turebe muri kino gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, 100. Reka turebe iri jambo maze nze ndibabwire. 170. Reka turebe 100 maze twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira. Abantu b'Imana, uburezi ni umusingi w'iterambere. Haranditse 178. Haravuze ngo umutima wa rubanda, uw'itorero cyangwa uw'igihugu ni umuryango. Aho ngaho mu muryango niho ruzingiye. Abana kuba bashima papa, umugabo agashima umutware, umutware agashima umugore, aho iryo torero rito iyo harimo umunezero, ngo n'abamarayika bera b'Imana bakunda gutinda muri urwo rugo. Akantu tugasubiremo cyane. Igihe umugabo n'umugore baganira neza nta kibazo, baganira bakikemura amakimbirane, n'abana bakabigiraho, abamarayika b'Imana bakunda gutinda muri urwo rugo, ariko ururimi imijugujugu no kutavuga rumwe, inshyuro, urutoto, amagambo mabi, ururimi rubi cyane, ibyo byose abadayimoni niyo barubamo. Satani araza agashingamo ibendera rye ry'uruka. Birumvikana rero, haravuze ngo umutima wa rubanda, uw'itorero cyangwa uw'igihugu ni umuryango. Kugubwa neza kwa rubanda, kujya mbere kw'itorero n'iterambere ry'igihugu bishingiye ku cyitegererezo cy'imiryango. Ubona umwana uko ateye ukavuga ngo aho yavuye ni hariya, ariko bitewe n'uko umubona. Uburezi yahawe akiri muto biguha aho agiye, aho yagiye, aho bari kumuboneraho, bituma bamenya aho yarerewe. Umugambi w'Imana ni uko imiryango yo mu isi yaba igishushanyo cy'umuryango wo mu ijuru. Ingo za Gikristo zubatswe kandi zowe hakurikijwe gahunda yo mu ijuru, ni bumwe mu buryo bukomeye mu kurema imico ya Gikristo no guteza imbere umurimo w'Imana. Hepfo nagize ababyeyi bakiranuka bagerageje uko bashoboye kose kutumenyesha Data wa twese wo mu ijuru. Buri gitondo na buri kigoroba twagiraga amasengesho mu muryango, twaririmbaga indirimbo zo guhimbaza Imana mu nzu yacu. Urugo rwacu rwari rwizwe n'abantu 8, kandi ababyeyi bacu bakoreshaga buri kanya kose
kugira ngo baduteremo kwegurira Yesu imitima yacu. Amen. Rero ngicyo icyatuma urugo ruba rwiza. 182 haranditse ngo inkuta enye, ibikoresho bihenze, tapi z'ubwoya burebure, ibirahuri bishashagirana n'amafoto y'agaciro ntibihagije gutuma urugo ruba rwiza mu gihe rutarangwa mu rukundo no kumvikana. Tapi sava, amakaro ku buryo uko wifite sava, ariko ibyo ntabwo byatuma urugo ruba rwiza. Hagira isaha nziza, akabati keza, amasahani meza, ariko nta rukundo rurimo, aba ari zero. Biranditse ngo inkuta enye, ibikoresho bihenze, tapi z'ubwoya burebure, ibirahuri bishashagirana n'amafoto y'agaciro ntibihagije gutuma urugo ruba rwiza mu gihe rutarangwamo urukundo no kumvikana. Iryo zina ryahawe umugisha ntirishobora kwitwa ayo mazu y'amagorofa arabagirana ariko akaba atarangwa mu munezero. Icyambere, umunezero nuko uboneka imbere, umugabo n'umugore bakizerana, abana bakabizera kandi bakabahaho icyitegererezo. Mu gitabo cyitwa Ibihamya umuzingo wa 3, umva icyo Imana yahaye buri mubyeyi wese, icyo yamuhaye. 362 haranditse ngo la famille un champ missionnel, urugo ikigo cyitorezwa mu ivugabutumwa. Haranditse ngo les parents ne doivent pas oublier les champs missionnaires importants que les foyers. Ababyeyi ntibakibagirwa umurimo mugari kandi w'ingenzi wo kubwiriza ubutumwa mu ngo zabo no kwita ku bana yaragijwe. Les enfants que Dieu a confiés à une mère sont pour eux un dépôt sacré. Haranditse inshingano yera Imana yahaye Imana iravuga iti aravuze ngo les enfants que Dieu a confiés à une mère sont pour un dépôt sacré. Abana Imana yaguhaye n'umurage wera ugomba kuwitaho. Place son fils, fata uyu muhungu, cette fille n'uyu mukobwa, lui dire Seigneur et révèle umunderere pour moi. Donnez-lui un caractère poli comme il en faut dans un palais, afin qu'il puisse briller éternellement dans les parvis célestes. Umuhimico n'ubupfura bikwiranye n'ibwami kugira ngo azarabagirane mu bikari byo mu ijuru. La lumière et la gloire qui émanent du trône de Dieu enveloppent la mère qui s'efforce d'apprendre à ses enfants à résister au mal. Umucyo n'ubwiza bituruka ku ntebe y'Imana bitwikira umubyeyi wese w'umugore wihatira kwigisha abana be guhangana n'imbaraga y'ikibi. Amen. Birumvikana cyane uburezi buhera ku bana, ndetse n'iki gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo. Urugo rwa Gikristo, mwumve n'ababwiriza uko havuga. Inshingano y'ibanze ni ukwita ku bana be. Umubwiriza butumwa afite inshingano kuba mukikije no kubari kureye, ariko inshingano y'ibanze ni ukwita ku bana be. Waba uri umubwiriza butumwa, banza wite ku bana bawe. Ntagomba guhugira ku mirimo ye kugeza ubwo yirengagiza inyigisho abana be bakeneye. Birashoboka ko afata iyo nshingano nk'itari yibanze, ariko mu by'ukuri niyo shingiro ryo gukungahara kw'abantu ndetse na rubanda. Kwigisha abana, waba uri umubwiriza, waba ukora akazi, waba utandukanye n'uwo mwashakanye, uburezi bwa mbere mu byo washaka byose, uburezi bwa mbere nubwo kugira ngo ubake umusingi w'ejo hazaza. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Hepfo haranditse ngo, haravuze ngo birashoboka ko afata iyo nshingano nk'itari yibanze, ariko mu by'ukuri niyo shingiro yo gukungahara kw'abantu ndetse na rubanda. Ku rugero runaka rwo hejuru, umunezero w'abagabo n'abagore n'insinzi y'itorero bishingiye ku cyitegererezo cy'umuryango. Nta rwitwazo na rumwe, mwumve ijambo rikomeye cyane, umugabo azabona niba yirengagiza umuryango we kubw'impamvu zo hanze.
urabizi ngo ntabwo nabonetse rwose, ngo abana ngo byaragoye byarananiye. Oya rwose ibyo ntabwo wabizana imbere y'Imana. Utazaba nka Eli, Hofuni na Finehasi ngo baje kumunana bitewe ngo inshingano yakunze inshingano cyane, yibagirwa n'uburezi bw'abana. Haranditse harya ati, mwumve, nta rwitwazo na rumwe umugabo arazabona niba yirengagiza umuryango we kubw'impamvu zo hanze. Kumererwa neza mu by'umwuka, hari abacuruza, hari abakora akazi gatandukanye batandukanye n'abana. Ibyo ntabwo byatuma abana bawe baba ibibazo, kandi ngo ni ukuri gushaka amafaranga. Iyo nshingano ikomeye ugomba kuyitaho. Haranditse ngo kumererwa neza mu by'umwuka k'umuryango we bizaba mbere y'ibindi byose. Ku munsi w'urubanza, mwumvire ijambo rikomeye, ku munsi w'urubanza Imana izamubaza ibyo yakoze kugira ngo azane Kristo abo yabyaye. Ibikorwa byiza bikomeye yakoreye abandi, uyu ni umubwiriza, ibikorwa byiza yakoreye abandi ntibyamutsindishiriza mu maso y'Imana kuko yarirengagije kwita ku bana be. Urumva, uburezi niyo soko, ni umusingi. Kwita ku bana waragijwe ni inshingano yera ikomeye cyane. Ntabwo ari ukubyara gusa, ahubwo kurera birakomeye, kandi dusaba Imana kugira ngo ije bidufashamo. Paje 51 haranditse ngo haranditse ngo umugore n'abana niyo bazahamya kwera kwe. Ikigaragaza neza uko imico yacu iteye, si iyobokamana twerekanira ku ruhimbi tubwiriza, ahubwo ni iyobokamana tugaragariza mu muryango, imbere y'abana, imbere y'umugabo, imbere y'umugore. Umugore w'umubwiriza, abana be n'abakozi akoresha iwe mu rugo nibo ba mbere bazi ukwera k'ubutungane bwe. Umugabo mwiza abera urugo rw'umugisha, maze umugore we n'abana n'abakozi be bakishimira iyobokamana ye. Bene data, mwinjize Kristo mu miryango yanyu, abane namwe ku ruhimbi naho mujya hose. Ntimuzakenera bityo gusobanura abantu agaciro ko kubaha umurimo, kuko muzagaragaza inzandiko z'ibyete by'ijuru zihamya ko muri abagaragu ba Kristo. Rero ijambo ry'Imana nuko riratubwira ngo ikintu cya mbere gikomeye ni uburezi mu muryango, ngo abana nibitabweho. Mu gitabo ndaza gusoma baranditse muri kino gitabo ngo ni ababyeyi nibananirwa kurera abana ngo Satani azabirerera. Reko niko handitse, ababyeyi nibananirwa kurera abana ngo Satani azabirerera kandi abahe imico mibi. Rero ababyeyi iyo nshingano irabareba, kugira ngo abana banyu bazabe bazima. Ndaza gusoma 116 mu gitabo cyitwa Inama zigirwa itorero. Haranditse ngo umuzingo ni wa 2, ababyeyi nimunanirwa kwigisha abana banyu ubwenge Imana yagize inshingano yo kubigisha, amaherezo muzabibazwa. Uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Amaherezo yabyo ntazaba ku bana banyu gusa, nk'uko igitovu kimwe cyemereye gukurira mu murima cyera ubwoko bwacyo, niko ibyaha byatewe no kwirengagiza kwanyu birimbura ababishimikiriye bose. Umuvumo w'Imana, mwumve neza, uzagera ku babyeyi bakiranirwa. Ntibatera amahwa azabakomeretsa bakiri mu isi gusa, ahubwo bazabona ibyo gukiranirwa kwabo ubwo imanza zizaterurwa. Hepfo, abana benshi bazahaguruka mu rubanza bacireho iteka ababyeyi babo kuko batababuje gukora ibibi, maze bavuge ko ari bo babarimbuje. Ibambe ritari iry'ukuri n'urukundo ruhumye by'ababyeyi batera kugira urwitwazo n'amafuti y'abana babo, maze bakirengagiza kubahana. Ibyo bigatuma abana bazimira, maze amaraso yabo akazaba ku babyeyi bakiranirwa. Bantu b'Imana, turukwigana insanganyamatsiko itubwira ngo uburezi ni umusingi w'ejo hazaza.
menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Muri iki gitabo handitsemo iri jambo rikomeye ngo ababyeyi benshi baje bavuga ngo imirimo ngo itumye ngo abana kandi nifitiye imirimo. Ibyo byose ntacyo wazireguza imbere y'Imana. Reka 183 muri kino gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo haranditse ngo nta mwanya mfite niko se w'abana avuga, nta mwanya mfite wo kurera abana banjye cyangwa wo gutakaza ku binezeza bya rubanda n'ibyo mu muryango. Niba ariko biri ntimuba mwariye mwikorera inshingano z'urugo. Niba umwana binaniranye ngo ntabwo uramurira uramuha uburezi, n'ibyo kubyara uba warabiretse, niko igitabo kivuze. Mu kwima abana umwanya bafitiye uburenganzira, ubu bagomba uburezi bagakwiriye kugukomoraho, kuko mufite abana, mufite inshingano mugomba kuzuza mufatanije n'umugore wawe mu gutunganya imico yabo. Hepfo, ababyeyi benshi b'abagore baravuga bati nta mwanya mfite wo kugumana n'abana banjye. Akazi karateye hanze, umwe agatandukana n'undi, ukazagaruka amezi 3 ashize abana barikundiye umukozi kuko batakubona. Gusa urukumva uburezi uwo mwana azamenya niba uri mama we. Ugakunda akazi, abantu bakuza amafaranga, nibyo turi mu gisekuruza kibi n'igihe kibi, ariko uburezi bwa mbere ni ugutoza umwana akiri muto, akakumenyera kandi akagukuraho icyitegererezo. Ababyeyi benshi b'abagore baravuga bati nta mwanya mfite wo kugumana n'abana banjye. Ubwo umwana ukamuha umukozi akajya muri za kureshi, bakirirwa ibintu biberamo. Baravuze ngo haranditse ku bw'icyubahiro cya Kristo mugabanye umwanya mugenera imyambarire, mugabanye umwanya mugenera imyambarire, mwirengagize kwitaka mugambiriye kurebwa, mugabanye umubare w'ubutumire mutanga cyangwa se mwitaba, mugabanye guteka inkono z'amoko anyuranye zitarangira. Ariko ndabasabye ntimukirengagize abana banyu. Attention là-bas, attention ici, mwitondera aha hantu. Uko kwitaka kwawe, uko kwambara kwawe, izo nkono z'amoko 1000, ukabura umwanya wo kwita ku bana bawe. Ibyiza uzabigabanye, ariko wite ku mwana wawe. Erega umwana wawe ni umusingi w'ejo hazaza, azakwitaho igihe nawe uzabushaje. Niko biri. Haranditse ngo cyangwa se niba utanahari azigira akamaro cyangwa akagirire igihugu cye cyangwa se n'umuryango we. Mbese urukungu n'amasaka biburiye ntihakagira ikintu na kimwe mwemera kwitambika hagati yanyu n'inyungu z'ibanze z'abana banyu. Birumvikana cyane. Rero bantu b'Imana, iri jambo rirakomeye. Iyo nyina w'abana remewe n'ingorane kenshi abona ko nta mwanya afite, nta no kwihanganira kwigisha abana be no kubagarigariza urukundo n'impuhwe, ariko akwiriye kwibuka ko niba ibyo batabirongeye mu muryango, urwo rukundo n'izo mpuhwe bazabishakira ahandi, maze byonona umutima n'imico. Rero bantu b'Imana, twiganaga ijambo riri kutubwira ngo uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azarinda asaza atarayivamo. Rero uburezi ni ukubwira urera ngo mera nk'uko meze. None umwana ameze nk'uko umeze yazajya mu ijuru. Uwitwa Nelson Mandela, ni perezida wa Afurika y'Epfo, yavuze ijambo rikomeye. Yavuze ngo l'éducation est l'arme la plus puissante que vous puissiez utiliser pour changer le monde. Uyu ni Nelson Mandela. Yaravuze ngo uburezi ni intwari ikomeye cyane ushobora gukoresha kugira ngo uhindure isi. Uyu ni umusaza wapfuye ariko yari perezida. Aravuga ngo uburezi ni intwari ikomeye cyane
ushobora gukoresha kugira ngo uhindure isi. Koko nibyo. N'abantu bitwa ko bakomeye uyu munsi ubona mu miryango ikomeye, abantu bageze ku bikomeye bafitiye isi akamaro, ngo urebye mu buto bwabo barezwe na ba nyina neza. Babahaye umusingi ukomeye cyane. Uwitwa Albert Einstein yaravuze ngo l'éducation est ce que reste après qu'on a oublié ce qu'on a appris à l'école. Uburezi ni icyo usigarana nyuma yo kwibagirwa ibyo wize mu ishuri. Uyu ni Albert Einstein ati uburezi ni icyo usigarana nyuma yo kwibagirwa ibyo wize mu ishuri. Uwitwa Aristote yaravuze ngo les racines de l'éducation sont amères mais ses fruits sont doux. Imizi y'uburezi irashobora kuba yatera ubabare ariko imbuto zayo ziraryohereye. Umwana bamuhana bamucyaha, wija muri ibi, wija muri za boîte de nuit, wikina amakarita, wija mu rusimbi, wija kureba ibidakwiriye, yumva ababaye. Ariko hirya y'ibyo azabona ko ibyo wamucyahagiraga ari byiza. Ngo abana bawe nawe yitera bacyagati, ntabwo mbakundira ko mujya mwarura rugaga rubi. Ngo abana bakababara, ngo ariko ngo hagira abakurayo ibibazo. Akababwira ati none sinababwiye, ngo bakamugwa ku ijosi, ngo bakamubwira ngo dusengere wakoze cyane. Ariko bari bababaye kuko yabuje kuja mu rugaga runaka. Rero bantu b'Imana, uburezi ni ikindi kintu, ni umusingi w'iterambere. Uwitwa reka Jiddu Chris Hanmut yaravuze ngo l'éducation consiste à comprendre l'enfant tel qu'il est, sans lui imposer l'image de ce que nous pensons qu'il devrait être. Uburezi ni ukumenya umwanya uko uri, ni ukamenya umwana wawe uko ari, utamushiraho ishusho yawe wumva ko akwiriye kuba. Uburezi rero ni ikindi kintu gikomeye cyane kugira ngo umwana azabe umuntu ukomeye cyane mu isi, agirire isi akamaro. Haranditse ngo uwitwa Paul Valéry yaravuze ngo l'éducation ne se borne pas à l'enfance et à l'adolescence, toute la vie, notre milieu et notre éducation. Uburezi ntibuherukira gusa mu bwana no mu buto, ubuzima bwose aho tuba turi hose uburezi bwacu bukenewe kandi aba ari umusingi twakuye mu bwana. Rero bantu b'Imana, reka tumenye ko uburezi ari umusingi w'iterambere kandi ni umusingi w'ejo hazaza. Buri wese abizirikane, tumenye ko abana bacu dufite mu rugo, dufite aho dutuye, ngo ni umutungo twaragijwe n'Imana. Ndetse nkubwire ko ababyeyi bakurikiye Imana mu burezi. Reka byo mbisome, umubyeyi abimenye. 233, reka turebe mu burezi ababyeyi bakurikiye Imana. 231 haranditse ngo urugo rwa Kristo, icyitegerezo cy'umutegarugori kizageza iteka ryose. Umutegarugori ashobora kuba afite icyubahiro gike, ariko icyitegererezo cyamwe n'icy'umugabo we bishobora guhoraho. Imbaraga y'umutegarugori yo gukora ibyiza ikurikiye y'Imana kandi ifite ubushobozi ku isi. Amen. Icyitegererezo cy'umugore ni imbaraga igenda yaguka ubudatuza. Iyo agikoresheje mu byiza, imico y'abana be izahamya umurava we n'agaciro ke. Kumwenyura kwe, akanyabugabo ke bishobora kuba imbaraga yakwiganwa. Umugore ashobora kuba imirashi y'izuba mu mitima y'abana be binyure mu kubabwira ijambo ry'urukundo cyangwa kubamwenyurira no kunyurwa. Hepfo haranditse ngo mwumve
mbega ukuntu bikomeye kumva ko indoro, amagambo n'ibikorwa by'umugore bizera imbuto kugeza ku buzima bw'iteka ryose, kandi ko agakiza no kurimbuka kw'abantu benshi bizakomoka mu cyitegererezo cy'abagore. Birumvikana cyane icyitegererezo watanze. Niyo mpamvu Neron, inyina wa Nero, ngo azazuka mu muzuko wa kabiri, bitewe nuko ngo Imana izazu, mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ngo nyina wa Nero azazuka, ngo Imana yereke uwo mubyeyi uburere yahaye uwo mwana we, byatumye abo kuvusha amaraso, agatwika abantu b'Imana, agakora persecution, agakora karengane, akabatwika, akaba mubi cyane. Nero nubwo yarateye ubwo, ariko yarafite imyaka 32, ubundi yapfuye afite imyaka 32, ariko yahindishaga isi umushitsi. Ariko ngubwo burezi yabwize abwigishijwe na nyina. Mu muzuko wa kabiri azazuka, nyina azazuka ngo arebe amabi umubyeyi we yahaye umwana we. Rero babyeyi, twere kuzagira icyo kibazo cyo kuzazuka, ngo tuzuke abana badushinja ko twakoze amabi, ahubwo tuzakore ibyiza uhereye umunsi ukazageza iteka ryose, kugira ngo Yesu naza azatwereka amara y'ubugingo. Rero ijambo ry'Imana nuko ritubwira mu gitabo iki cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu. Reka nihutire no kugera niyo nshaka gusoreza. Soma amagambo ari muri kino gitabo 290 reka turebe 293. Reka turebe maze nsome aya magambo mwumve icyo atubwira. Haranditsemo ibyitegerezo bibabaje biri mu mateka. Haranditse ngo ku rugero ruhanitse imico ya Napoleon Bonaparte, umwami w'abami w'Ubufaransa, yaremwe n'ibyo bamumenyereje mu bwana. Abigisha babi bamutsindagiyemo gukunda kwigarura ibihugu. Mu mikino y'abana, Napoleon Bonaparte yakundaga kurema imitwe y'ingabo, akayiha imbere, akazibera umugaba. Aha niho yashiriyeho urufatiro rw'ubuzima bwe, bwaranzwe n'amahane no kumena amaraso. Iyaba iyi mihati yabo bigisha yaramwerekeje mu ruhande rwiza akiri umwana, umutima we wa gisore ugatsindagirwamo umwuka w'ubutumwa bwiza, mbega ukuntu yari kugira amateka ahabanye cyane n'ayamuvugwaho ubu ngubu. Napoleon Bonaparte, umwami w'abami w'Ubufaransa, yero yigeze avuga ngo ntabwo ntinya Imana na shitani. Ararivuga iryo jambo. Nyuma yaho yaje gufatirwa i Waterloo mu 1815 no bita General Wellington, bajya kumufungira Saint Helene, yaje gupayishwe na cancer. Rero bantu b'Imana, umusingi n'ibikorwa yakoze bibi yabyigiye mu bwana. Ubwana, iyo umwana apfiriye mu bwana biba birangiye. Uwitwa David Hume yaravuga ngo Hume wabaye umuhakanyi, umwateisme, mu myaka ya mbere yari umuntu ushyira mu gaciro wizera ijambo ry'Imana. Ubwo yazaga kubana n'itsinda ry'abanyimpaka bahakana Imana, baje kumutoranya ngo abari uhagarira uruhande rurwanya Imana mu mpaka zariho. Yabyiza afite umuhati no gushinyiriza, maze ubwenge bwe bwabangukaga bwa David bwa Hume, kandi bwagiraga umwete mwinshi, busoreza mu kwigarurwa n'uburimanganya bw'abahakana Imana. Hanyuma nawe asoreza mu kwizera ubuyobe bw'izo nyigisho, maze ubuzima bwe bwose bwakurikiyeho buharaturwamo n'ikimenyetso cy'umwijima no kutizera. Rero iyo umenyereje umwana akiri muto, akamenyera mabi, naniyakurana. Turukwigana ijambo ritubwira ngo uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, kandi azarinda asaza atarayivamo.
aho shaka kugira ngo soreze ni mu Migani. Imigani mwumve bantu b'Imana. Imigani igice cya 3, reka twumve. Haranditse ngo 3, mwana wanjye ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeza amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi ubugingo bwawe. Kibaye mwumvise iri jambo cyane. Umurongo wa 2, kuko bizakungurira. Iri jambo nushaka kurisubira ngo bizakungurira, bizagukomereza, bizagutaka. Bizakungurira imyaka myinshi ubugingo bwawe. Ibyo umwana yize mu bwana bimukuramo kandi bikazaba umusingi ukomeye cyane. Bantu b'Imana, igice cya 2 haranditse ngo mwana wanjye niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawugurira kujijuka, niburira ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarangurira urihamagaza kujijuka, ukawushaka nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi wishwe, nibwo uzamenya ko Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Rero bantu b'Imana, kumenya Imana nibwo buhanga. Maze Imana ibwira umuntu iti, Yobu 28:28, dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Isomo rya nyuma twiganaga ijambo ritubwira ngo uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Ngaho gutegeka kwa 2 niho nshaka gusozereza. Harimo ijambo nashakaga cyane ko twumva. Reka turebe iryo jambo uko risobanurwa. Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 4 turageza 9. Haranditse ngo umva wa bwoko bw'Abisirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Umurongo wa 6, aya mategeko ngutegeka uyu munsi ahore ku mutima wawe, uje ugira umwete wo kwigisha abana bawe. Attention là-bas, attention ici. Uje ugira umwete wo kwigisha abana bawe, uje uyavuga wicaye mu nzu yawe, nuko ugenda mu nzira, nuko uryamye, nuko ubyutse. Uyahambire ku kuboko kwawe, akubera ikimenyetso, uyashyire mu ruhanga rwawe hagati y'amaso yawe, uyandike ku nkomanizo z'inzu yawe no ku byugariro byawe. Imana idufashe kandi duhire ide ari imiryango yasenyutse yari imeze nabi. Imana yongere kuduha kongera kuyubaka, abana twongere tubarere, noneho Kristo ature mu miryango yacu, kugira ngo nagaruka azavuge ngo wowe n'umugore wawe n'abana bawe muri he, tuzavuge tuti karame turi hano. Imana idufashe kandi iduhire, izaduhe kuzabona imbabazi zayo kurya munsi. Nibyo nabasabiraga, nanjye niretse mu izina rya Yesu, amen. Dusenye. Turagushimye, turaguhimaje Imana ikomeye, kubw'urukundo rwawe rwakomeje kubana natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tumaze kwiga ijambo ryawe ritubwira uburezi ni umusingi w'ejo hazaza. Udufashe, ntabwo twabyishoboza, n'abana b'iki gihe n'uburezi bukomeye n'imirimo y'iki gihe. Udufashe kugira ngo abana nitubigisha ibikwiriye bakamenya kukwitegura, natwe tugatanga icyitegererezo cyiza mu muryango, tuzaguhimbaza. Udufashe muri aka kanya, kandi uzaduha amaherezo meza, twizeye mu izina rya Yesu, amen. Washyizweho n'Imana ngo uyikorere, ubera abantu ishuri ryiza ryo kwigiramo ibyatuma bashimwa. Umuryango torero ryo mu rugo washyizweho n'Imana ngo uyikorere, ubera abantu
bazashimwa. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuyigira, abaremerewe bararuhuka, abishwe n'irungu bagasusuruka. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuyigira, abaremerewe bararuhuka, abishwe n'irungu bagasusuruka. Umugabo agomba gutunga urugo, umutambyi n'umurinzi w'ab'inzu ye, umuyobozi umukangurambaga, no gutanga icyerekezo gikwiriye. Umugore nawe ashinzwe uburezi, ubuzima n'icungamari mu rugo, umujyanama n'umunyamabanga, ni nk'umuzabibu mwiza wo mu kirambi. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuyigira, abaremerewe bararuhuka, abishwe n'irungu bagasusuruka. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuyigira, abaremerewe bararuhuka, abishwe n'irungu bagasusuruka. Abana ni nk'uduti twaherayo, bumvira ababyeyi bakabanezeza, bakabafasha mu miruho yabo, no kurinda icyubahiro cy'abababyaye. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuyigira, abaremerewe bararuhuka, abishwe n'irungu bagasusuruka. Umuryango mwiza ni ikigo cyiza, ababuze ubwenge bazakuyigira, abareme